u Rwanda ukuntu baratubwiraga bati ntabwo mushobora kujya mu Rwanda mutarwana, kubera yuko u Rwanda ruyoborwa n'Abatutsi kandi tukaba dufitanye inzigo n'Abatutsi, yuko bavuga ko twakoze jenoside, dushobora kujyamo bakatwica se cyangwa bakadufunga, mbega tukumva natwe kuza mu Rwanda ntibishoboka kubera ideoloji badushyiragamo yuko tugeze mu Rwanda batwica. Ubwo ikintu cya mbere nashishikariza n'abayobozi ba FDLR yuko barekura ruriya rubyiruko rukaza gufatanya n'Abanyarwanda kubaka u Rwanda, kuko kuruheza mu mashyamba ntacyo byabamarira. Amazina yanjye nitwa Ndayisenga Prosper, nkaba mfite ipeti rya Sergent Major. Nageze mu Rwanda ku itariki 27 z'ukwa kabiri 2016. Muri Congo nagiyeyo igihe Abanyarwanda bahungaga 1994. FDLR kuyinjiramo nari mu gihugu bita Congo Brazzaville, biba ngombwa yuko Muzehe Kabila twifashisha kugira ngo tuze kumufasha intambara. Ubwo tuva muri Congo Brazzaville tuza i Kinshasa mu murwa mukuru, icyo gihe bafunda icyo bita Arire. Ubwo mbega muri rusange niho ninjiriye igisoda, kuko icyo gihe tukinjira nk'abize amashuri twahise tujya mu mashuri ya gisirikare, abafite amashuri guhera kuri 3 kugeza kuri universite. Ubwo abandi bajya ku rugamba, twe dusigara twiga amezi 9, dusohokera aho bita muri Ekwateri bita Yakoma, nuko ninjiye mu gisoda cya FDLR. Twatangiriye urugamba aho bita muri Ekwateri aho za Yakoma turwana na Jean Pierre Bemba. Biba ngombwa yuko atunesha dufatanyije na guverinoma, duhungira muri Centrafrica, indege ziza kuhadutwara zitujyana za Lubumbashi, ariho twakomeje tuza mu mirwano aho bita Imbujimayi. Imibereho isanzwe yari imibereho mibi, urumva nawe imibereho yo kuba urwana utazi ngo nzagera mu gihugu ryari, kuko ideoloji batwigishaga batubwiraga yuko ari ukurwana mpaka tugiye gufata u Rwanda. Rero imibereho yabo tukibana na guverinoma yari myiza, ariko tumaze gutandukana nayo imibereho yaratugoye cyane. Twatandukanye 2001 Muzehe Kabila amaze gupfa. Imibereho yari igoranye kuko nta minisiyo twabonaga, nta byo kurya twabonaga, ahubwo tuba mu mashyamba gusa turi gushakisha ibyo kurya, twambura abaturage, tubahutaza muri rusange kugira ngo tubone ibyo kurya. U Rwanda ukuntu baratubwiraga bati ntabwo mushobora kujya mu Rwanda mutarwana, kubera yuko u Rwanda ruyoborwa n'Abatutsi kandi tukaba dufitanye inzigo n'Abatutsi, yuko bavuga ko twakoze jenoside, dushobora kujyamo bakatwica se cyangwa bakadufunga, mbega tukumva natwe kuza mu Rwanda ntibishoboka kubera ideoloji badushyiragamo yuko tugeze mu Rwanda batwica. Twagendaga dukurura amakuru, twari dufite imiryango hano mu Rwanda, ikajya itwoherereza amavidewo y'imijyi, ukuntu u Rwanda rwateye imbere, bamwe bakanadusura bakadushyiramo igitekerezo cyo gutahuka, bakavuga bati utarasize akoze ikintu nta kibazo afite. Tukibaza niba ibyo batubwira ari amabeshya se cyangwa ukuri, dukomeza kubikurikirana, ariko hagati aho n'abayobozi bacu bongera kutubwira bati nimugenda byanga bikunda muzapfa. Ubwo rero nibwo umugambi waje, turavuga tuti ibingibi bene wacu batwereka ntabwo baturoha mu makara cyangwa mu muriro, dufata icyemezo twitandukanye n'aba ngaba bakoze jenoside bagamije yuko tubasajirisha
kubera ko bagiye mu Rwanda babica cyangwa bakabafunga, dufata icyemezo cyo gutahuka. Byaranyohereye kuko aho nari mfite ingabo nyoboye, nagiye inama n'ingabo zimwe zari zinyesikotinze batabizi, natorokanye nazo turaza mpaka tugeze aho bita mu Rubaya, tuhaba igihe gitoya, turangije ubwo famiye ziza kundeba, zimaze kundeba zimpa amakuru neza, ndangije mfata icyemezo cyo kuza. Mu rugo ni hehe? Mu rugo ni mu karere ka Huye. Mwasubiyeyo cyangwa muracyari i Huye? Umudamu n'abana nabagejejeyo ngaruka imoto. Dukurikije ibyo batubwiraga, kuko tutari tubisobanukiwe neza, twumvaga ko ari byo. Noneho ayo mafamiye yazaga dusura, dusobanurira uko ibintu bimeze, ubwo natwe turaza tugeze hano, dusanga ahubwo ibyo batubwiraga kwari ukugira ngo batubeshye tugumye tubaporoteje, tubasajishe, bigumire mu mashyamba, twebwe tukiri batoya tuzahahereyo tubishinga gusa. Ibyo batubwiraga dusanga atari ukuri, nibwo twaje ukuri tumaze kukwibonera, ariko ibyo batubeshyaga atari ukuri bari bashingiye. Mfite imyaka 21. Mu Rwanda nabonaga icyo gihe n'urw'ubu biratandukanyije cyane, kuko u Rwanda rwateye imbere ku buryo bugaragara, mu myubakire, mu isuku no mu muco nyarwanda. Rero ikintu cya mbere nashishikariza ni abayobozi ba FDLR yuko barekura ruriya rubyiruko rukaza gufatanya n'Abanyarwanda kubaka u Rwanda, kuko kuruheza mu mashyamba ntacyo byabamarira, kandi nabo byaba ngombwa bakaza, kuko ibyo barimo ntacyo bizabagezaho. U Rwanda rwariyubatse ku buryo bugaragara, ku buryo n'iyo bagira imbaraga zimeze gute batarufata. Sasa rero nkashishikariza n'urwo rubyiruko kwitandukanya n'abasize bakoze jenoside, kugira ngo baze bunge ubumwe n'Abanyarwanda, bafatanye kubaka igihugu kirangwamo amata n'ubuki.